Lady and gentlemen, you are welcome in the Showbiz Box Show. Muhawe ikaze mu kiganiro Showbiz Box Show mutegurirwa n'isheni ya Casas Today mukakigezwaho n'intore mu mfura Silent Fire at Yomaye na Billion African Black Dreamer Boy and Joy Speaker Boy alone to make a road of to Calas Jimus Pamafita antagonist. Uyu munsi muri Showbiz Box tugiye kumva amakuru ajyanye na Victony, icyamamare mu njyana ya Afrobeat mu gihugu cya Nigeria. Ngibutsa yuko ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 agufitiye igitaramo Revive Up Experience kizabera muri BK Arena, aho azahurira na mugenzi we w'umu Nigeria nawe ukunzwe cyane mu njyana ya Afrobeat ndetse na dance hari Luga. Tugiye kumva biography ya Victony kuva akiri umwana avutse kugeza kuri uyu munsi wa none. Ese niki kiza cyabaye mu buzima bwe? Niki kibi cyabaye mu buzima bwe? Tugiye kureba ikibi cyamubayeho, ikiza cyamubayeho, ubutumwa atanga, amateka ye, buri kimwe cyose n'amasomo twamwigiraho nk'umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya Afrobeat mu gihugu cya Nigeria ndetse no ku ruhando mpuzamahanga rw'umuziki nyafurika. Stay awake, don't move in your vibe. Amazina ye nyakuri yitwa Anthony Ebuka Victor. Yamamaye cyane mu njyana ya Afrobeat, R&B, Experience. Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwe, amateka ye, ibyo akunda, ibyo yanga n'amasomo ku buzima bwe. Ikaze kuri biography ya Victony. Niba uri umukunzi we, iyi ni iyawe. Victony yavukiye mu mujyi wa Lagos mu gihugu cya Nigeria. Yakuze akunda umuziki kuva akiri muto, kandi mu by'ukuri kuva akiri umwana yatangiye gukora umuziki mu buryo bworoshye bijyanye n'ubushobozi yari afite n'urwego yari ariho. Aho yaje kubona ubushobozi bufatika, kuri ubu akora indirimbo zifite ubutumwa bwubaka. Reka turebere hamwe amateka n'ubuzima bwa Victony. Victony mu buto bwe yakuriye mu muryango ukunda umuziki. Bino byaje kumufasha, biza gutuma akora umuziki nawe akiri muto. Umuziki we yawutangiriye mu mashuri yisumbuye, aho yatangiye gukurikiranira umuziki we mu njyana zitandukanye harimo nka Afrobeat, R&B ndetse na Hip Hop ariyo yabanjirijeho ya mbere y'izindi njyana zose. Victony yatangiye gukora indirimbo mu mwaka w'ibihumbi 2018, ariko uko yatangiye siko yahise amenyekana. Yaje kumenyekana mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye yise Safa. Iyi ndirimbo yatumye ahabwa ibikombe byinshi, bituma ninjira mu mitima y'abakunzi b'umuziki mu njyana ya Afrobeat, R&B n'izindi njyana yari agiye kuzabakoreraho.
ubuzima bwa Victon bwaranzwe n'ibyiza ndetse n'ibibi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Victon yagize impanuka ikomeye y'imodoka aho yari ari kumwe n'inshuti ye Doyin. Byari ibihe bikomeye cyane kuko Victon yaje kuhaburira inshuti ye Doyin. Doyin yaje gupfira muri iyo mpanuka, naho Victon ajyanwa kwa muganga yitabwaho. Byari ibihe bikomeye cyane ku buryo byageze naho Victon ajya mu kagare k'abafite ubumuga. Victon mu kwitabwaho n'abaganga yaje kubagwa. Nyuma yo kubagwa, Victon wari ukomeje kugendera mu kagare yaje gusohora indirimbo yise Play, isengesho mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ashimira Imana kuba yaramurinze iyo mpanuka akayivamo akiri muzima. Nubwo yari asigaye agendera mu kagare, ariko yaririmbye iyi ndirimbo ashimira Imana, ayita Play. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'ibihumbi 2021 nibwo uyu muhanzi yakoze indirimbo yamugize munini mu gihugu cya Nigeria ndetse no ku ruhando rwa Afurika. Aha hari nyuma yo guhura na Mia Kon mu ndirimbo yitwa Holy Father. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 Victon yasohoye alubumu ye nshya ya kabiri yise Outlaw, yari iriho indirimbo 7. Izo ndirimbo zaramamaye cyane, ziramenyekana, zimugira munini mu ruganda rw'umuziki nyafurika. Izo ndirimbo zari ziri kuri iyo alubumu zamumenyekanishije cyane harimo Soweto yakoranye na Tempo, All Power na Koromento. Aha hari mbere yuko mu kwezi kwa gatandatu mu 2024 Victon asohora alubumu ye yise Stubborn. Iyi nayo yari iriho indirimbo yitiriye alubumu ye, akaba yarayikoranye na Asake n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Victon yakomeje kwaguka kuva mu bwana bwe, kuva akiri umwana kugeza akuze mu muziki. Yakomeje kwaguka mu muziki bituma akomeza gukora ibihangano bikunzwe kandi byubaka. Hari izindi ndirimbo ze zamenyekanye nka Kolo na Nobody ndetse na Dale. Izi ndirimbo zifite umudiho, zifite beat itandukanye kandi zakunzwe na benshi, yaba muri Afurika, muri Nigeria, mu Rwanda, Afurika yose ndetse no hanze babashije gukurikirana ibihangano bye. Dore ibyo Victon akunda, ariko hari n'ibyo yanga. Victon mu buzima busanzwe hari impamvu akora indirimbo ziganisha ku buzima bwiza, kubera ko Victon yanga ubuzima burimo ibibazo. Victon yanga ivangura rishingiye ku bwoko, ubwenegihugu cyangwa idini. Victon mu mikorere ye yanga ibikorwa bitagira akamaro. Umuntu udakunda gukora ibintu bitamuteza imbere ndetse kandi bitamugeza ku ntego ze cyangwa byangiza umuryango nyafurika. Ibyo byose arabyanga. Icyo yanga mu muziki, Victon yanga gukora umuziki udafite icyerekezo. Yangira gukora umuziki abifuza gukorana nawe, umuziki udafite ubutumwa cyangwa
udashimishije abafana be. Iri ni ihame rye, ni nk'itegeko. Victon afite byinshi yanga, afite byinshi akunda. Ikirenzeho ni uko Victon ni umuhanzi ufite impano idasanzwe. Akomeje gukora cyane kugira ngo abe umwe mu bahanzi b'icyitegererezo muri Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Kuri ubu akomeje kwandika no gushyira hanze indirimbo nshya, yishimira ubufatanye n'abandi, yaba abahanzi bakizamuka ndetse n'abahanzi bakomeye muri Afurika. Iyo niyo nkuru ya Anthony Ebuka Victor, wamamaye ku ruhando nyafurika, hafi ku ruhando mpuzamahanga, mu njyana ya Afrobeat, R&B ndetse na Hip Hop. Victon ari mu bahanzi bihariye badakunda gushyira ubuzima bwabo ku mbuga nkoranyambaga. Victon yakunze kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga kari mu rukundo n'abakobwa bagiye batandukanye, ariko kuri we ntabwo ajya akunda kubigarukaho cyane. Kuri ubu umukunzi we ntagazwi, ni ibanga rye nawe. Ku bijyanye n'umuryango we, akunda kwerekana ko akunda umuryango we cyane, nubwo adakunda ko bijya mu itangazamakuru cyane. Umuryango we n'abavandimwe be ntabwo akunda kubashyira mu itangazamakuru. Ku bijyanye n'umutungo we, Victon yagiye akora cyane mu rwego rw'umuziki, ibitaramo ndetse n'ibindi bikorwa bya muzika bigiye bitandukanye byamwinjiriza amafaranga. Ibyo bigatuma agira umutungo wagutse. Kuri ubu amakuru ya nyayo ku mutungo we ntaramenyekana neza, ariko ibitangazamakuru byo muri Afurika bisesengura umutungo w'ibyamamare byerekana ko Victon ashobora kuba ari mu bahanzi bakize muri Afurika. Mu ncamake icyo wamenya kuri Victon nuko ari umuhanzi ukomeje gukura mu ruganda rw'umuziki, ufite abakunzi benshi yaba mu gihugu cya Nigeria ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika, kandi ukomeje gukora ibikorwa bitandukanye byo gushyigikira umuziki n'ubuhanzi muri Afurika. Uwo ni we Victon, Anthony Ebuka Victor. Alena Don't Miss yari amakuru ya Victon. So make you show me something, we could do me strong thing. No, make you do me things, we could make it bad man shock with me baby. You did do the things, we could make a lot. Nge twahoranye ndi Intore mu mfura Silent Fire ati Yomaye na Billion, African Black Dream Boy and Joy Speaker Boy alone to make a road up to Kalas Jim Supermafiter antagonist. Yambi Santi Angel, ugira umunsi mwiza. Don't sleep when you got him. Hug life was I am alone.
everything for you. Everything for you.